Muraho bahe ikaze nanone mu kiganiro makuru ku kabari mboneraho no kubasuhuza dukubise rero twihuse n'inkuru ya mbere bigishyushye. Reka duhere muri Amerika ngo umukobwa mwiza w'ikizungerezi akaba umuherwe ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe z'ubwenge buke Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yiyicariye mu nzu yiwe y'akageretse mu madiva ye meza ari kwinywera ka champagne asomeza kawayini, ngo yagize gutya agira ubutumwa agenera abakobwa b'i Kigali. Tubwumve. Uri n'umukobwa w'umunyarwanda ntuzakundane nawe abasore b'i Kigali zincakarava. Uri n'umukobwa w'umunyarwanda ntuzakundane nawe abasore b'i Kigali. Nguvuga ibyo ngibyo ni muntu ki? N'uwakundanye n'abasore 12 ngo ariko muri aka kanya akaba ari kwikundanira n'umudiaspora. Muri abo 12, 4 baturukaga muri Leta Zunze Ubumwe za Gatsibo, abandi 4 muri bo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Nyabihu, naho 4 ba nyuma baturukaga muri United Kingdom of Nyamirambo. Ngo naho umudiaspora bari gukundana ubu ngo akaba aturuka muri Leta Zunze Ubumwe z'u Burundi, muri state ya Cibitoke. Iyi nkuru twayumvishe rwose twumva iri inspiring. Ngo abahanga rero mu by'indirimbo b'abaskuti ngo bahitamo kumutura akaririmbo. Ngo ako karirimbo rero nta kandi ngo ni akaririmbo ngo kw'igipfapfa ngo kagira katya kati: uri igipfapfapfa uri igipfayongo, uri imboga mu cyansi we uramata mu cyungo we. God have mercy upon us. Iyo rere mama iyo rere we nyabusa wararaye we. Sukubura utwo tuvuta sukubura icyo cyangwe, ahubwo warashe imbogo genda ujye gusenga we. Iyo ndirimbo rero niyo abatipe baturuka mu giskuti babanye nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Amajyepfo, hagati neza mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Central Africa bwa Repubulika y'Uburasirazuba buharanira demokarasi y'amajyambere, ngo bamutuye. Hanyuma rero ngo ku mihanda umukobwa bita Gogo Gloria akomeje kwigaragaza, ngo ari gukubita amastage kabisa. Ngo kuri ubu abahanga mu byo kwanariza ngo babona yuko ngo uno mwana rwose ngo atangiye kugera ku rwego nk'urwa Kim Kardashian. Reka turebere hamwe amwe mu mastage uno mwana akomeje gukubita. Every time I need the burode of Jesus. Every time I need the burode of Jesus. Because he is God. Because he is God. Every time I need the burode of Jesus. Nugendere kwisura ndebana nshobora kukugusha. Urabona yuko rwose uno mwana aririmba neza, ngo ariko abaskuti nawe bamwibukije ka karirimbo ngo bajyaga baririmba kuri morale kavuga ngo akuka we gakurure ugira uti aho. Ubwo rero rwose bigaragara ko Gogo azavamo umuhanzi mwiza w'icyamamare gogogongo. Jesus. Ngo rwose ngo ikinabura cyonyine
ni imyuka ngo bigaragara ko harimo banyemukira rero mu gitaramo atari ko rwose ni umuhanga amastage azayavuna bigishyushye ngo ubu akaba yamaze kwinjira mu biganiro n'umuhanzi bita Chris Brown ngo bakaba bagiye kudutamo umuzigo vuba ahangaha. God have mercy upon us. Ubwo rero mutegereze uwo muzigo kuzawubona, nabibutsa ko Tegereza yaratuye munsi yo kwaheba. Jesus. Reka dukomeze nini nguru. Hanyuma ngo mu mujyi wa Kigali rero ngo abagabo biharaje guca inyuma abagore babo n'aba boyfriend biharaje guca inyuma aba girlfriend babo. Umwe rero mu babyeyi witwa Nyamwiza ngo yavumbuye kimwe mu bihano ushobora guhereza umugabo umufasha guca inyuma. Reka tucyumve. Ubundi guhana umugabo ntazasubira no gusambana, uragenda ukamufatira ukamubwira ati sheri dutahe, wicecekeye ukamutekera ibiryo karya, ukamubwira ati rero buriya karagazi wakaraga ukwabaza gira uzi ukore naka, ukamukoresha gatuna mwene amara indi minsi aryamye yarananiwe asubiyeyo. Kinge nago natukana umugabo ngo oya egira vuba si nareba nkabona bimeze neza, si bisigaye zansajisha ntacyo nge ntitwabipfa. Ibyo byasigaraho byose aho uvuye byansajisha. Aha. Ubundi guhana umugabo ntazasubira no gusambana, uragenda ukamufatira ukamubwira ati sheri dutahe, wicecekeye ukamutekera ibiryo karya, ukamubwira ati rero buriya karakazi wakaraga ukwabaza gira uzi ukore naka, ukamukoresha gatuna mwene. Aha se sinumva waba ukoze shift ebyiri. Jesus. Aka kazi ngiye nakemera. Ariko ikibazo ntago ari shift ebyiri waba ukoze, waba unazikoze pe nta n'iribi. Ikibazo ni kimwe, bukeye bwawe bashobora kukujyana kwa muganga umugongo utwaye mu ntoki. Ariko reka tujye tunaganira, tugire ibintu bya faithfulness, ibintu ntihazemo n'ibintu byo kwibaha. Nimba warashatse umuntu umukunze uramuca inyuma kubera iki koko? Wowe gushobora kumuca inyuma none ntufatwe, ariko iminsi y'umujura murabizi aba ari 40 niyo nine. Umunsi uzafatwa uzaba wisenyeye urugo, abana bawe usanga ubagize nawe wowe kuko urumva nta burere bazongera kubona, usanga uzanye indwara se mu rugo, usanga urisenyeye, abantu urisuzuguje. Ibintu byo gucana inyuma mu byihorere kuko nta mumaro wabyo. Ko nyine none abikora ubikore mu ibanga rikomeye cyane ntufatwe. Jesus. Ndabizi murabikora. Umva umuntu umugira inama ebyiri agahitamo iye. Babwiye yuko uzarwara, uzasenya, uzasuzugurwa, uzandagazwa, uzatuma abana bawe babuyera, mbega ukaba igicibwa ugasuzugurwa. Ubwo urahitamo nimba ari byo uzahitamo cyangwa uzahitamo ko ubireka, sibyo? Hanyuma rero ngo uyu mutipe rero ngo ni umwe mu bantu babashije gushyira hanze cyangwa se kumvikanisha ngo ibyo abantu batandukanye babifuriza aba ex babo. Reka tubyumve namwe mutubwire muri comment, ese ibi bintu nibyo mwifuriza aba ex banyu? Andika muri comment ngo yego cyangwa oya. Ndi umunyamahirwe ex wanjye bamuteye inda, nabisabaga Imana Muhammad ndetse na Buda, kandi ngo nanu bwazi se w'umwana gusa nyine ngarumva yagaruka tukabana, sinarerera iniga zagucembaga ngukunda, ngaha abasani bagukurura ishanga mu nda, wikaraze cyane none uburwaye muzungani, wanagera iwanyuviye yahita kudunda. Mu byago mwifuriza umenye ko ibyo ari bikeya, ndakwifuriza ikigabo kibi cy'igiplayer kikajya kikurira ibyana nk'ijana mu maso, wasakuza kikakwibutsa katari cyoso. Narababaye sana ibyo nawe urabizi, nkomeza kubitsimba ku mutima nk'umujizi. Ubwo uri mu bibazo reka nkwiyereke neza, nawe uri gutsimba iyo ndubu ndabaguteza. Wahoze uri ishyiga ry'inyuma mu bandi bakobwa, ariko ubu wararaburije, wamaze kugwa hasi cyane nk'ibere rya Bigogwe, kuko ubu wararaburije. Uretse so na wundi mugabo numwe wagukunda, kuko ubu wararaburije. Reba uburyo uri kuvufuka ukiri mutoya, kuko ex wararaburije. Umuntu wangigiraga ngo mpanze nangi. Ntabwo biba byoroshye
nimba ibintu ari byo wipfuriza umu ex wawe andika muri comment ngo yego, nimba watari byo mwipfuriza andika muri comment ngo hoya azagwa ahandi. Nuko rero murakoze, reka dusoreze ikiganiro ni makuru ki ku kabari hano, reka tuzongere guhura ejo muri ikiganiro ni makuru ki ku kabari. Ndabakunda cyane, Imana ibamere mu mugisha. Ciao.